Hello my friend. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wasiba copyright muri video wamaje ku uploadinga. Tugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Menya Studio. Naho tugiye kubana mushyashya waba winjiye mu rugaga rwa Menya Studio, kanda like, comment and like. Urabona nk'ino video dufite kuri YouTube studio yacu ifite copyright noneho kugira ngo tutangire twihuse. Urajya hariya muri studio YouTube studio yawe kandeho handitse info, uzananditse ngo open by default, uzukandeho hano hantu urasanga hamizeweho gutya. Ubwo ni mu bantu ndababwira ntimuze kuyisiba, muraza karakara mugafunge kugira ngo mube mwakwa accessinga aho tugiye kuba twasiba copyright iri muri video yacu. Ndakeka namaje kuyibereka ko dufite iki copyright. Urakupa bisanzwe, urakupa ibiri byari birimo, uraza ujye muri Chrome yawe cyangwa browser iyo ari indi yose ukoresha. Ubonye nibanze ku bantu bafite telefone, uraza wandikemo YouTube Studio muri Chrome yawe, aho muri search ukande kuri link ya mbere. Utegerezo birabiterwa na connection urabufite. Bibutsa gukora subscribe. Uyu ni wo mwanya wo kuba wakora mu masegonda make cyane, ugakora mu like na comment, ukaba wakora subscribe muri kano kanya. Weho ubikoze ndagushimiye. Okay, turaza dutegerezeho akanya gato. Baraza kutuzanira hano hameze gutya, weho uraba umaje kwinjiraho. Rero uraza ukandara ahantu hejuru utudomo dutatu, uze umanuke scrolling ujye hano hasi handitse desktop site. Uhavivure hazeho kariya kavi. YouTube yawe iraza muri ntuza yawe iraza yabaye gutya. Uraza noneho uze umanure ujye hano hasi handitse kano ka video handitse content. Urakandaho utegerezeho akanya gato. Urahaza kuza video zawe zose ufite kuri iyo channel yawe, urabahisemo uzukane kuri turadomo dutatu, uze uhitamo ahantu handitse copyright. Ubwo tugiye kureba muri video dufite iraba ifitemo copyright nizo baraduha, dore ngiyi bayimpaye. Urayikandaho tegerezeho ku video details. Ubwo nibyo tugiye kureba, turagiye kureba amakuru yayo y'iyo video. Uraza hano ku ruhande utambike gato, ureba handitse ngo restriction copyright, urakandaho uhitukana no sin details. Uraza tegerezeho nanone akanya gato, bahita baguha ya video bakwereka ikibazo irabifite. Hano bari kutubwira ngo no impact. Ubwo nyine bari kutubwira ko nta kintu yateje kuri channel yacu. Urabona ikibazo kirimo ni cya sound twashyizemo, nicyo kibazo cyabaye muri video yacu. Urabona ahantu babaciye n'umurongo bari kubikwereka muri video, ndakeka uri kuhabona. Urakanda ahangaha kanze mpabereke neza. Urabona hano baguhitishijemo, baguhitishamo icyo uraza gukora hano hejuru no kuba wasiba indirimbo yawe yose irimo. Hano hambere no gusiba indirimbo yawe yose irimo. Hano hanyuma no kuba wayikatinga ugakatamo nyine aho hantu harimo copyright, cyangwa yose ukaba wayisiba. Dore gutya ni urasanga ameze gutya. Hano ndakeka abana bikweretse bavuga ngo igifitemo copyright ni no ndirimbo yacu ya music twashyizemo, ifite guhera ku isegonda rya 15 kugeza ku munota n'amasegonda 52. Uraza ukana hano handitse ngo select. Aha hano ku ruhande ndakeka uri kuba wahabona. Aha bakandaho, nibwo barita bakuzanira ahandi nakwerekaga ho kuba wagira. Hano hambere no kuba wazisiba, ha kabiri no kuba wayikuramo ugashyiramo izindi. Hano hanyuma noneho no kuba wagira ute, hano harimo akantu kameze nk'umukasi, no kuba wayikuramo burundu. Urakandaho utegereze nyine ku cyo urabushaka. Then icyo urabukoze, uraza ukande ahangano hejuru hari akabuto kari off, weho urakagira on. Hano urabona ko bari kukwereka, urakanda kano kabuto, then uhita ukora iki, ukwande save.
ndakeka video yacu ubu ngubu bigeze nko kuri 95% kuba copyright igiye kuvaho. Urabona irarodingamo gutya, ubwo iyi ni check bari gukora, baba bakiri gukora check, then urategerezaho. Mugenzi wanjye nk'utse gukora subscribe kugira ngo n'izindi video izari zose turadukora zizajye ziba zagufasha kandi zikakugeraho ku gihe. Kandi n'inzogera na like, kuko iyo ukanze like video uyihaye ingufu ibonwa n'abantu benshi. None wowe nta kintu urakora, urongera usubira inyuma bisanzwe, aribyo tugiye kureba ko copyright yacu bamaje kuyikuraho cyangwa iracyariho. Turagenda tujye ahandi twari turi muri YouTube studio, uraza ukandeho. Ukimara gukandaho urategerezaho nyine bitewe na connection yawe. Ngewe connection yanjye ntago ihagije neza, ndategerezaho akanya gato. Urabona ko ari kumbwira ngo checking video yanjye nyine ikiri guceckingwa. Ikiri guceckingwa, ukimara nyine kwishyira, ukimara kubikora barayicekinga bakongera bakayikugarurira. Nkwibutsa weho ujye ubanza ucekinge umanza urebe, nta kongera kujya usiba video zawe ngo ino video ifite copyright ngo kandi ubizi neza ko yari ifite nk'amasaha menshi ubonye harimo copyright. Urabona ino ni video nashyizeho yari maze umwanya igiyeho, ndakeka kuri kubona ko yari maze amasaha 9 maje kujya ku rubuga rwa YouTube. Okay, hano bacyari kumbwira ngo checking. Noneho icyo tugiye gukora, turaba dutegereje nyine tujye turifreshinga turebe ngo bigeze hehe. Ndakupaho gatoya, nkore refresh nanone, meze nkore refresh ndebe ko hari icyo cyaba cyahindutse. Baracyari gukora iki ngo restriction checking, bagiye kwicekinga, then ibintu byacu bimaje gukunda. Bambwiye ngo urabona ko hano biba byahindutse, hano hejuru habanditse copyright, none urabona hagiyeho views video ifite n'amasaha imaze. Kora subscribe na comment, tujye tubana umunsi ku munsi kumwe mu zindi video. Ciao ciao.